urugendo rutari rworoshye ku mpande zose, haba ku bafana babo ndetse nabo ubwabo ntibyari biboroheye. Gusa nanone ntibyabaciye intege kugeza babigeje aho turi kubibona kuri uno munsi wa none. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bibarizwa ku mugabane wa Afurika cyagize iterambere mu ngeri zose kuva nyuma y'umwijima igihugu cyanyuzemo kugeza uno munsi wa none. Gusa uno munsi tugiye kurebera hamwe iterambere ry'umuziki nyarwanda uko ryagiye ryiyongera umunsi ku wundi kugeza aho tubona kuri uno munsi wa none. Ese koko umuziki w'u Rwanda kuva nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 wateye imbere? MC T-Rex on mic alongside Metis Pro, iyi ni Action TV. Nkwibutsa gukora subscribe, comment ndetse na share. Kuva mu mwaka w'2000 kugeza mu 2010 mu Rwanda ntago hari umubare w'abanyempano nk'abo turi kubona muri ino minsi. Ikigaragara nuko impano zakuze nyuma y'ino myaka ari nyinshi kandi zibyazwa umusaruro. Ibyo birumvikana cyane. Ku banyamuziki bo muri iyo myaka yashize n'ubu bagikora umuziki, babajijwe imbogamizi bagiye bahura nazo muri iyo myaka yashize, abenshi bahurira ku ngingo imwe. Usanga batangaza yuko kubona aho bagurisha ibihangano byabo cyangwa se kubona aho bamenyekanishiriza ibihangano byabo byarabagoraga cyane. Ibi bivuze ko washoboraga kuba wakora indirimbo ukayiyumvira cyangwa se ukayumvisha inshuti zawe bikarangiriraho, akaba arizo zikubwira ko wakoze indirimbo nziza cyangwa se wakoze indirimbo mbi. Ibyo byose nta handi washoboraga kubikura kubera yuko imbuga nkoranyambaga turi kubona kuri uno munsi wa none icyo gihe ntago zakoreshwaga cyane ugereranyije n'uno munsi. Nyamara nubwo byari bitaboroheye, ibyo ntibyaciye intege abahanzi barimo Bruce Melodie mwamenye ku ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, harimo Ikinyafu, harimo Azana, harimo na Zanzibari yakoranye n'umuhanzi wo muri Tanzania Harmonize uzwi ku izina rya Konde Boy, hamwe na Tom Close, Muyombo Thomas wamamaye cyane akorera muri Kina Music. King James nawe muramuzi cyane, umwe mu bahanzi b'ibirangiriye mu Rwanda ndetse n'ubu ngubu bagikora ibihangano bikaza mu biyoboye ibindi. Nanone ntitwakwibagirwa umuhanzikazi Knowless, nawe ari mu bamwe mu batangiye muri icyo gihe kandi bagikora n'uno munsi wa none kandi bahagaze neza muri muzika. Kandi nanone ntago twakwibagirwa Platini P wahoze mu itsinda rya Dream Boys, uwo nawe muramuzi cyane ku ndirimbo zigiye zitandukanye, harimo Shumureta n'izindi nyinshi yagiye akora igihe yari akibarizwa mu itsinda rya Dream Boys, ndetse n'abandi benshi mwagiye mumenya mu muziki w'u Rwanda. Nubwo ibihombo byari byinshi ku bahanzi ndetse no kumenyekana bigoye cyane kuko icyo gihe umubare w'abakoresha imbuga nkoranyambaga wari ukiri hasi ugereranyije n'uno munsi, abanyamuziki ntibawuhagaritse, barakomeje kugeza na n'ubu tukiri kubumva. By'umwihariko abo basangirangendo b'umuziki twatangaje hejuru, nubwo hari abo byatwaye imyaka irenga 10 kugira ngo babyaze umusaruro ufatika impano yabo y'umuziki, ibyo ntibikuraho kuba hari ababona uwo musaruro mu myaka 5 ndetse n'umwaka umwe, yewe hari n'abo bikunda mu mezi. Ibyo bivuze ko iterambere ry'umuziki nyarwanda hari aho ryavuye ndetse n'aho rigeze. Mu mwaka umwe gusa indirimbo ze nka Mpa Formula n'izindi byakurikiranye twari tuzimenye turi abanyarwanda benshi ndetse n'abanyamahanga batari bake bari bamaze kuzimenya. Ukivuga Inana, abantu benshi batuye u Rwanda ndetse n'abatuye hanze yarwo bahita bamenya nyirayo. Uri kwibaza ngo kubera iki nge ntabavuze? Nuko mbizi neza ko izo ndirimbo nawe zakugezeho kandi zagukoze ku mutima. Ari na kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko abahanzi nyarwanda hari aho bavuye n'aho bageze. Nyamara kuri bakuru babo mu muziki byarashobokaga ko akora indirimbo imyaka ikaba 2
nta muntu yizi kubera ko kubonaho kuyimenyekanishiriza byari bitoroshye, ndetse nta rubuga na rumwe yapfaga kubona kuko byari bigoye cyane. Ibyo bitandukanye n'ubu kuko ntibigikomereye umuhanzi nka Shema Kusai Diaby uzwi ku izina rya Kidima Pamela kuba yakora indirimbo nka Teta ikarebwa n'abatari bake kandi mu gihe kitari kinini, cyangwa umuhanzi nka Bruce Melodie ikirangiriye mu muziki w'u Rwanda kuba yakora indirimbo nka When She Is Around ikarebwa n'abatari bake ku isi mu gihe gito. Ibyo bitandukanye n'umuziki wo hambere kuko umuziki wo hambere ibi ntibyashobokaga. Ibi bishatse kuvuga ko umuziki wateye imbere ukava kuba umuhanzi yamenyekanisha igihangano cye bimutwaye imyaka bikajya ku kuba umuhanzi yamenyekanisha ibihangano bye bimutwaye amezi make cyane kandi bikanamwungukira mu gihe gito. Byumvikane ko umuziki hari aho wavuye ndetse hari n'aho wageze. Nkomeza kukwibutsa yuko iyi ni Action TV ukurikiye. On mic MC T-Rex alongside Metis Pro. Nkwibutsa gukora subscribe, comment ndetse na share kugira ngo dukomeze kubana mu bindi biganiro. Nubwo hari umukoro utoroshye gusa babigezeho, cyari ikizami gikomereye buri muntu wese utuye Afurika ndetse no hanze yayo kuba wabona umunyarwanda ku rubyiniro mu gihe igitaramo kitabereye mu gihugu cy'u Rwanda, yewe n'ibyaberaga mu gihugu mo imbere. Uwageraga ku rubyiniro yabaga yubatse ibigwi. Ibyo bitandukanye n'ubu kuko ntibigitunguranye kuba wabona umuhanzi ukomoka mu Rwanda ari ku rubyiniro mu mahanga, mu bihugu by'abaturanyi muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika. Ese koko umuziki w'Abanyarwanda wateye imbere? Wowe udukurikiye ubona aho urushimishije cyangwa hari ibiburamo? Ubona hakongerwamo iki cyangwa hakurwamo iki kugira ngo umuhanzi w'umunyarwanda agere kuri byinshi birenze ibyo turi kubona kuri uno munsi wa none? T-Rex on mic, iyi ni Action TV. Nkwibutsa gukora subscribe, comment ndetse na share kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro bya Action TV. Turagushimiye wowe wabashije kudukurikirana. Wibutse n'inshuti zawe gukurikirana ibindi biganiro bizakurikira kino.